Hello everyone. Mwaramutse mwese. Nishimiye kubashyikiriza intashyo z'abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbere y'inteko rusange ya 34 y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Uyu mwaka ushize watweretse uburyo isi yacu ari magirirane ndetse n'uburyo dusangiye amateka. Niyo mpamvu ubutegetsi bwanjye bwiyemeje kuvugurura ubufatanye bwacu hirya no hino ku isi no kongera gukorana n'imiryango mpuzamahanga nk'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Twese tugomba gukorera hamwe mu rwego rwo guteza imbere icyerekezo dusangiye cyo kubaka ahazaza heza, ahazaza h'ubucuruzi n'ishoramari byagutse kandi hatanga iterambere ku bihugu byacu byose, ahazaza hateza imbere ubuzima bwuje amahoro n'umutekano ku baturage bacu bose, ahazaza huje gutsimbakaza amahame ya demokarasi mu nzego z'imitegekere no guteza imbere uburenganzira bwa muntu ku baturage bacu bose, abagore n'abana, ababana bahuje ibitsina, abafite ubumuga, abantu bakomoka mu bwoko bwose no mu myemerere yose. Kugira ngo ibi tubigereho, tugomba guhangana n'inzitizi zikomeye zitwugarije. Izo zirimo kwagura ishoramari ryo mu rwego rw'ubuvuzi, guhashya icyorezo cya COVID-19 ndetse no guharanira gukumira, gutahura no guhangana n'ibibazo byo mu rwego rw'ubuzima by'ahazaza ndetse no gukorana bya hafi n'ikigo nyafurika gishinzwe gukumira no kurwanya ibyorezo hamwe n'izindi nzego mu rwego rwo guteza imbere ubuvuzi. Hari kandi guteza imbere gahunda zo guhangana n'imihindagurikire y'ikirere, duharanira ko ibihugu byateye imbere bigendera muri gahunda yo gukumira imihindagurikire y'ikirere ikomeje guteza akaga, kugira uruhare mu biganiro birambye hamwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika hagamijwe gushakira umuti imvururu zikomeje guhitana ubuzima hirya no hino ku mugabane wa Afurika. Nta na kimwe kiza koroha muri ibi, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu yiteguye kubabera umufatanyabikorwa mu bufatanye, mu gushyigikirana no mu bwubahane. Twizeye ibihugu bya Afurika n'umugabane wose wagutse mu guhanga imirimo no kuvumbura ibishya, kandi mu ngorane zose ziri imbere nubwo zikomeye, nta gushidikanya ko hamwe n'ibihugu byacu, abaturage bacu, umuryango w'ubumwe bwa Afurika twiteguye gukora uyu murimo. Ndizera ko ubutaha nzaba ndi kumwe namwe amaso ku yandi, gusa ndifuza kubashimira. Murakoze kandi Imana ibahe umugisha mwese.